Ubundi akenshi iyo umwana arakaye ntabwo nk'umubyeyi cyangwa undi muntu ugiye kumukosora uba ugomba kuba urakaye, kuko akenshi tujya twumva ati iki cyana kiririza, umujinya we nturangira, ni gute wirakaza kandi wariye, nzakwice koko kubera uburyo wirakaza, niba warakaye urahaze jya kuryama. Ayo ni amwe mu magambo akunze kubwirwa abana barakaye, cyane cyane akavugwa n'ababyeyi badafite ubumenyi ku burezi. Ubundi uburakari ni bimwe mu byiyumviro bigoye mu bugenzuzi bw'abana, bikaba ikibazo cy'ingutu igihe umubyeyi yiyemeje guhana kandi nawe ubwe arakaye. Ubundi iyo abantu babiri barakaye kandi hari ikindi gisubizo kivamo uretse intonganya n'imirwano mu gihe bashyamiranye, ikigaragara ni uko kwikura mu bihe bigoye hatabayeho gukomeretsa umwana niyo yaba ari mu makosa bisaba ubuhanga. Umwana apfa mu iterura kandi umubyeyi urera ni uwarezwe. Benshi ntibasobanukiwe uko bacururutsa umwana wazabiranyijwe n'uburakari. Gusa hari bumwe mu buryo bwagufasha. Katurebere hamwe mu buryo bwagufasha mu kuba wacururutsa umwana cyangwa wafata umwana neza ukamucururutsa yarakaye. Ese ni ubuhe buryo nk'umubyeyi wakoresha? Icya mbere nk'umubyeyi uba ugomba kumenya, nk'umubyeyi ukeneye gutanga uburere nawe warezwe, icya mbere uba ugomba kumenya ni uguhorana umutuzo. Imyitwarire yose ugira jya wibaza niba umwana wawe ayigize byagutera ishema. Ubushakashatsi bwashyizwe mu kinyamakuru Journal of Child and Family Studies bivuga ko ababyeyi bakunze gutuza mu buzima busanzwe bituma abana babo babigana, ibihe by'umujinya bikaba bike. Igihe uyu mutuzo wagaragaye imbere y'umwana warakaye bidasanzwe, bimuturisha mbere yo kubimusaba. Iyo umwana yarakaye ntabwo wowe nk'umubyeyi nawe usabwa kurakara kugira ngo atuze. Ndatekereza icyo ngicyo muracyumvisha. Iyo warakaye n'umwana kumuturisha biba bigoye, rero uba ugomba guca bugufi ukagaragaza umutuzo. Icyo nicyo kintu cya mbere twe tumaze kubona. Tujye ku cya kabiri, kumva ibitekerezo by'umwana. Akenshi nk'ababyeyi biba bigoye kumva ko umwana nawe yaguha ukuganira n'umwana. Ishyirahamwe ry'abahanga mu by'imitekerereze n'ubuzima bwo mu mutwe rikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryatangaje ko kumva ibyiyumviro by'umwana no kumubwira ko umwumva igihe yarakaye cyangwa arira bimugabanyiriza uburakari n'umubabaro. Nk'uko bisobanurirwa n'ikigo cy'ubushakashatsi cyita ku mikurire y'abana Child Development Institute, abana babwiwe neza mu ijwi rituje bumva vuba no kubakosora bikoroha. Icyo gihe n'umubano we n'umubyeyi urangwamo urukundo. Uku kwigarurira vuba no gutuza bituma umubyeyi aboneraho akanya keza ko kuganira nawe. Umwana akibutswa imipaka adakwiye kurenga mu myitwarire. Umunyarwanda yaravuze ngo ntazibana zitakomanya amahembe. Nk'uko n'ababyeyi bagira ibyo batumvikanaho n'abana byaba uko. Kubwo kudasobanukirwa ko yatangaza akamuri k'umutima, umwana ashobora kurakara cyangwa akarira, nyamara kumuganiriza bikagufasha kumumenya birusheho nk'umubyeyi. Kandi nyuma yo kwiyunga nawe hari ibyo wamukoresha agasubirana ibyishimo. Icyo ni icya kabiri. Tujye ku cya gatatu, kwinjiza umwuka mwinshi ukawusohora gake gake. Ibyo bintu twarabibonye yuko akenshi iyo umuntu arakaye, iyo winjije umwuka ukongera ukawusohora gake gake uwusohora hanze, akenshi bikugabanyiriza
ubwo burakari ndetse n'izo stress. Ikinyamakuru cy'ubushakashatsi ku buzima bwo mu mutwe bw'abangavu cyatangaje ko kubwira umwana guhumeka umwuka mwinshi akawusohora gahoro gahoro bimufasha kugabanya uburakari na stress yagize akongera kwishima. Uzabona umubyeyi abaza umwana icyamurakaje amukubita cyangwa amutuka. Ibyo ntibiturisha umwana kuko yakubeshya kuko yatuje kubwo gutinya, ariko iyo yiherereye agahinda karagaruka. Katujye ku cyanyuma ugomba gukora: kumujyana mu bimuhumuriza bifite akamaro. Umwana ashobora kuba hari byinshi akunda bimufasha gutuza kandi byamugarura mu bumenyi cyangwa imikurire. Iyo yarakaye ukamuha ibyo yikundira bihabanye no kumurera bajeyi, ahubwo ni ugusobanukirwa uburyo bwiza bwo kurera. Ashobora kuba akunda kuganira n'ababyeyi, kureba filime cyangwa gusoma ibitabo. Nyuma yo kumwumva no kumwigisha ko uburakari bumwangiza, muhitiremo uburyo bwo kwishima, ariko hatekerezwa no ku nyungu z'ahazaza. Ikigo cy'ubushakashatsi gikora mu rwego rw'ubuzima bw'abana n'imibereho y'abantu, The National Institute for Child Health and Human Development, buvuga ko umwana wahugiye mu byo akunda acururuka byoroshye kuruta kumubwira amagambo menshi umuhana, ukaza kumuganiriza byimbitse anezerewe. Umwana ahora ari muto imbere y'umubyeyi. Igihe ubona uburakari bukabije ku mwana, muhumurize, umufashe gucururuka. Uretse n'abana, rangwa n'ineza igihe uvugana n'umuntu warakaye. Rero tuboneye hamwe umubyeyi ugomba kurera. Ibyo ni ibintu ugomba kwitaho, ukabyitaho, ukarebera hamwe umwana, ukamufasha kuba yatuza ndetse no kuba yamera neza. Ubwo ari nabyo turebera hamwe ko uburakari bw'umwana cyangwa imikurire y'umwana akenshi bigirwaho ingaruka n'uburyo yarezwe n'uburyo yabanye n'ababyeyi be. Rero nakubwira kumwibutsa yuko ushobora gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona inkuru nk'izi ngizi zishimisha, kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Mukomeze mugire ibihe byiza.